za kumugaragaro cyangwa se uze rwihishwa niyitangura komeye cyangwa muroroheje twamaze igihe tubwirwa iby'inkuru za Yesu zuzuye urwango ishyari ndetse no kwikubiraho Yesu Ririmba The Vocal Values. Turabashuhuje nitwa Shadrack Uwiringiyimana nkaba ndi umuyobozi wa korali Right Angel ya Rwempasha. So turabanje kubashimira cyane uburyo mukunda ibiganiro bya Audi Music. Twe turi hano muri gahunda ya Ririmba, niyo mpamvu mutubona ahangaha. Muragenda mwumva ibihangano byacu muri background, ndetse turakomeza kugenda tubana. Audi Music ni abantu badufasha cyane. Iyi gahunda rero turayikunda, ndetse nicyo cyatumye tuba turi hano, nicyo cyatumye tuza kugira ngo tube muri iyi gahunda. Asanga Yesu nijoro atimbira iby'ubwami bwawe. Yesu amenye icyageneye ati byarwa ubwa kabiri. Wowe za kumugaragaro cyangwa se uze rwihishwa niyitangura komeye cyangwa muroroheje icyareba n'umutima nawe cyo usabwa mwiyegurire. Hari ubushobozi muri Yesu itabirarika. Wowe za kumugaragaro cyangwa se uze rwihishwa niyitangura komeye cyangwa muroroheje icyareba n'umutima nawe cyo usabwa mwiyegurire. Hari ubushobozi muri Yesu itabirarika. Yesu atugumuyaga umuba ntumenya aho uturuka. Ubyawe n'umwuka niko amera, n'imvugo y'umwuka wishidikanya. Witangazwa n'uko mvuze ngo byarwa ubwa kabiri. Wowe za kumugaragaro cyangwa se uze rwihishwa niyitangura komeye cyangwa muroroheje icyareba n'umutima nawe cyo usabwa mwiyegurire. Hari ubushobozi muri Yesu itabirarika. Wowe za kumugaragaro cyangwa se uze rwihishwa niyitangura komeye cyangwa muroroheje icyareba n'umutima nawe cyo usabwa mwiyegurire. Hari ubushobozi muri Yesu itabirarika.
umucyo w'abamarayika rero cyangwa se Light Angel ari ryo zina rya korali mbarizwamo cyangwa se mbereye umuyobozi. Turi korali yo mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi ya Rwempasha cyangwa se ikorera Rwempasha, ni itorero ryacu ribarizwa birumvikana. So rero dukunda iyi gahunda. Dufite rero ibihangano, dufite ibihangano bica kuri platform yacu yitwa Umucyo TV kuri YouTube, ugasacingamo iyo korali cyangwa se ukajya no kuri Instagram naho wahatubona ukahabona ibyo bihangano byacu. So dufite rero ibihangano byiza, dukora umurimo w'Imana mu buryo bwo kuririmba. Wifuza rero kudufasha, kudutera inkunga, wadusanga kuri iyo platform. Kandi ikindi ibi bintu ni byiza, biradushimisha kandi twiteguye ko bizanashimisha n'Abanyarwanda. Inkunga yawe rero irakenewe, yaba inkunga yo kudushyigikira mu buryo bwo kutureba ukora subscribe kuri iyo YouTube channel, ndetse unadukurikira kuri Instagram ukora follow, byadufasha.